Reka rero noneho uyu munsi nze muri topiki irebana n'uburyo twebwe abadamu dushobora kwirinda siterese z'abakozi. Amara kugera mu rugo, ibyiyumviro bye bikamwereka yuko we agomba kujya hejuru yawe, akibagirwa yuko uri umukoresha we, ahubwo agashaka yuko akuyobora ajya akora mbese ibyo yishakiye, mbese yagafashe. La protection de mon cœur, linda unzima wawe. Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Dieu que vous bénisse. Inshuti zanjye tujya duhurira kuri iyi cano la protection de mon cœur. Uwiteka abamera umugisha. Uyu munsi rero ndagarutse twongere tuganire. Ubushize twaganiriye ikiganiro kirebana n'uburyo abakozi bo mu rugo tubazana mu rugo bakadusiteresa, bakadutesha umutwe. Icyo ni ikibazo kiri rusange ahantu hose, narabivuze, abakire, abakene, ingo zoroheje n'izikomeye, ibyo bibazo bihoramo. Usanga abamabuja, navuga ngo abadamu, igihe cyose baba barimo barira babogoza kubera abakozi. Reka rero noneho uyu munsi nze muri topiki irebana n'uburyo twebwe abadamu dushobora kwirinda siterese z'abakozi. Unkundire umbe hafi, umuntu wese washyizemo amamega ye, yaba umugore, yaba umugabo, yaba ingaragu, wumva ukeneye kubaka urugo, uri mu nzira, urimo ubitegura, iki kiganiro ntikigucike. Impamvu rero ngira ngo turebe uburyo dushobora kwirinda siterese z'abakozi, ni uko igihe kinini cyangwa se akenshi usanga igihe cyose umuntu wese arira. Umuntu azana umukozi yumva ko aje kumumara, navuga kumufasha, aje kugira ibyo amwunganiramo, ariko wamuzana ugasanga ku bibazo wari ufite agiye gusa nk'aho agukemurira, wowe watekereje ko yagukemurira, ahubwo bigiye kwiyongera byikube kabiri. Urugero, wenda njyewe reka nihereho, akenshi njyewe umuntu wambera mu rugo mba numva ikintu cya mbere yabanza kwiga kunkorera ni isuku yo mu rugo. Umenye gukora isuku, ntaho ahantu hasa neza. Niba navuye mu rugo ngiye mu kazi cyangwa se ntembereye n'ahandi hantu, narenze irembo nagiye, ntabwo nkunda kwinjira ahantu hari umwanda. Wankorera isuku, ikindi wabasha guteka ibiryo numva njyewe nkunze, atari ibyo wowe ukunze, kuko ntabwo aba ari iwawe, uba waje iw'abandi. Ugomba kugendera ku mategeko n'amabwiriza y'umuryango winjiyemo. Aba bakozi rero tuzana, araza yagera mu rugo agusaba akazi apfukamye yashyize amavi hasi. Yamara kugera mu rugo, ibyiyumviro bye bikamwereka yuko we agomba kujya hejuru yawe, akibagirwa yuko uri umukoresha we, ahubwo agashaka yuko akuyobora ajya akora mbese ibyo yishakiye, mbese yagafashe. Aha rero twebwe cyane cyane abadamu cyangwa se abakobwa bitegura kurushinga, nituvuga ngo ni buryo ki tugiye kwirinda siterese z'abakozi, urabanza utekereze, wibaze, cyangwa se wenda ukurikije aho wagiye wumva ibibazo nk'ibyo ngibyo by'abakozi, abantu benshi barira, uravuga uti njyewe n'iki nakora kugira ngo ibi bintu ntibizagerere mu rugo. Twese twavuze yuko urugo ni ahantu umuntu atinda. Ikindi, urugo umuntu akeneye kubamo yishimye, ntarimo siteresa. Uza uje kurushakamo umunezero, ntabwo uza uje kurushakamo ibibazo. Ibibazo rero byinjira mu rugo akenshi hari igihe usanga umugore n'umugabo, umusore n'inkumi bapanze kubaka urugo, bagerageza kugira ngo urugo rwabo ruhorane ituze, ruhorane amahoro, ruhorane mbese navuga ngo bahore bishimye.
ariko satani akanyura muri ba bakozi tuzana cyangwa se ba bantu tuzana kuba mu ngo zacu, akamunyuramo we akajya ahora abahondanisha imitwe narabivuze. Uyu munsi rero nituvuga ngo turebe uburyo twebwe abadamu cyangwa se abakobwa twitegura kurushinga, kuko abagabo ntibiba bibareba. Umugabo niba yakuzanye mu rugo wakeneye kubona iby'urugo rwe bigenda neza, abadamu nitwe dupanga abakozi. Niba rero uyu mukozi namuzanye nkabona arimo kunsiteresa, ngiye fata umwanzuro wo kumwirukana, kandi iyo umwirukanye, abadamu mu nyuma, iyo wirukanye umukozi rubanda basigara bavuga ko uri mubi, uriya nawe nta mukozi amarana kabiri, nta mukozi uhamara icyumweru, uriya mugore, uriya mugore. Akenshi abakozi iyo tubazanye mu rugo basiga batwambitse isura mbi, dusigara turi babi kandi atari ko twari tumeze. Reka rero mbwira umuntu wenda utaramuzana wateganyaga kumuzana muri iyi minsi, dore abanyeshuri bagiye kwiga, ubu abadamu bose barimo baratumaho hirya no hino, munshakire umukozi, munshakire umukozi. Reka turebe uburyo ushobora kwevita bya bibazo cyangwa se za stresse z'abakozi baza mu ngo zacu. Icya mbere, jyewe numva ufite urugo, wowe mugore n'umugabo wawe mutari mwabyara, ndabona umukozi adakenewe. Hari aho twebwe abadamu dukenera gusirimuka, ukumva urashaka gutembera kandi ukeneye umuntu usigara inyuma akoza ibyombo akanakorwa akagira gute. Ahangaha rero ndatanga umuti. Niba wumva kuba mu rugo wenyine utabasha kubimanaginga ngo ukore twa dusuku twawe wigendere, ubashe kuzakara utekere umugabo, ubashe kunama umumesere, jyewe ndimo kumva hano hanze hari abadamu benshi navuga ngo badafite akazi, badafite icyo bakora kandi bakeneye kubaho. Aba badamu rero nabo bararambagizwa. Tureba umudamu ufite urugo ariko narwo rwa rugo rutarimo stress, umudamu ufite urugo rusa nk'aho ari rwiza, kabone n'ubwo rwaba rukennye. Buriya amafaranga duhemba abakozi, umukozi wa make mu Rwanda, umukozi wa make ahembwa ibihumbi 15. Ibihumbi 15, muturanye iyo abonye umukozi we yagiye akabura undi, yumva gufata umwanya wo kwirirwa ashakisha atabibonera igihe, agahita aperereza, yasanga uwo umuhemba 15 agashyiraho abakomisiyoneri ati nkeneye umukozi mpemba 20, mu nkurire y'uwo kwa runaka mumuzanire, kandi bakamuzana. Abakozi nabo ntibazi kwicara hamwe, bahora igihe cyose barumbiye amafaranga, ku buryo iyo yumvise abantu bahemba menshi, wowe ujya ku kazi ugasanga yasinze yagiye. Izo ni stress zigiye mu zindi. Uzi kuva mu rugo usize umuntu mu rugo umubwiye n'ibyo ari bugukorere, ukajya ku kazi, ukaza kugaruka uzi yuko usanga ibintu byakozwe, waza ugasanga urugo ruraguhamagara, nabwo wagira amahirwe yagenda atakwibye ugashima Imana. Icyo ni ikibazo. Rero niba umukozi wa make ahembwa ibihumbi 15, mu bihumbi 15 umuhemba, urugo navuga ngo ruciriritse, nushyiraho ibyo umugaburira, mbese ibyo akonsoma, urasanga iyo amafaranga umuhemba na bya bindi akonsoma ntabwo biri bujye munsi y'ibihumbi nibura 70 mu rugo ruciriritse. Kuko urugo rukize usanga n'ijana yarikonsoma, n'120 yayakonsoma, ko muranywa icyayi cyiza arakinywaho, murarya umukati uvuye muri Simba arawuryaho, buri kintu cyose cyinjiye mu rugo mukeneye kwihana we murakimuhaho, bivuga ngo ntabwo ari bukonsome munsi y'aya mafaranga. Jyewe rero nkavuga ngo uramutse ugiye kwirinda izi stress z'umukozi mwiriranwa mukararana, washaka umuntu wicaye mu rugo, ufite urugo rwe rwiza ariko udafite akazi, ukamubwira uti njyewe ndashaka ko unkorera akazi ko mu rugo, ni mu gitondo saa 12 uzajya uba uteye iwanjye, ukorope, ukubure, woze ibyombo, umeze byose ubikore, uhirirwe, unkorere ka kazi. Nimugoroba njyewe mva ku kazi saa 1, nibijya bigera saa 12 uzajya wamaze kudutekera iby'umugoroba, udutegurire ku meza, ubundi ukinge witahire.
uyu muntu ntashobora kuguca amafaranga ari munsi y'ibihumbi 40 cyangwa 50. Aya mafaranga iyo uyamuhaye ni ukuvuga ngo wowe ntawuhurira nawe, arabyuka aze mu kazi ke, ntimuri bwiriranwe, nta nabi yawe, nta kintu muri bupfe, agakore, nimugoroba atahe. Wowe nuva ku kazi uraza usanga ibintu byose byatunganye, isuku, ibyo kurya babiteguye, wirire wigendere. Ndimo kubwira umuntu ugifite umuryango mutoya, ari umugore n'umugabo baba mu rugo batari babyara. Tugeze rero noneho ku muntu wabyaye ufite abana bacu kubasigira abakozi, hari nawe basigira umukozi, umwe yateka ibyo wagennye ko biri buhabwe umwana. Urabona umwana muto akeneye utuntu tw'umwihariko, noneho wamugurira ya magi, wamugurira twa tubuto, wamugurira ya mata, wamugurira iki, bo kubera ko bari bunywe mu karu, umukozi akareba akavuga ati jyewe sinanywa ya mukaru, ya mata wasigiye umwana arayagurisha, ryagi ararimira, wa muneke ntari buwumuhe. Ni ukuvuga ngo usanga wowe umwana wawe agenda ajya mu mirire mibi kuko ntiwari uhari ngo umwigaburire. Bantu mufite abana, kureresha umukozi ni ukureresha umukozi. Umwana uramumusigiye, ibyo yagahawe ntabwo ari byo ari buhabwe. Tugaruke kuri bano bana bacu, hari igihe umwana arira, afite ikibazo runaka, afite ahantu aribwa, ntabwo uhazi. Iyo uri mama we ugerageza guterura umwana ugahendahenda, mbese ukabyinirira kugira ngo urebe ko umwana yaceceka. Nta mukozi ushobora kuba yacecekesha umwana mu gihe cy'isaha umwana arimo amurushya. Ni hahandi wari bugerageza muheke umwana arire, agerageza mugaburire twa tundi two kumugaburira umwana arire, ni handi ari butangire kumucunaguza, kumucira mu maso, asyi, ahe, ipu, iki, usange wa mwana akuranye icyo twita ihungabana. Hari ukuntu abana bacu barerwa nabi, twebwe ababyeyi twagiye mu kazi, turarya, aho twagiye dufite uburyo turi bwiyeranje tukarya, dufite uburyo turi bwiyeranje tukanywa, ariko burya ibyo twasigiye abana ababihabwa ni bake. Kugira ngo ubone umukozi w'inyangamugayo uzabasha kugaburira umwana wawe 100%, ibyo wamugeneye ni bakeya. Biriya bintu abikora iyo wiriwe mu rugo ya wikende, muri ya konje, aragerageza akakwereka ko umwana amufashe neza, ariko burya iyo udahari abenshi ibyo babakorera ni agahomamunwa. Njyewe rero nkavuga ngo ufite umwana, hano hari ibigo byinshi birera abana, ni ukuvuga ngo guhera ku mwana w'uruhinja kuzamura, ku buryo umwana ushobora kumufata ukamujyana muri cya kigo, muba mwaragiranye amasezerano, niba ari amafaranga runaka ukayatanga, umwana wawe ukamusigayo, kuko aba ari abantu bakoze bizinesi, ntabwo bakora iyo bizinesi badashoboye kurera abana. Bakabasigarana umwana, bakamwitaho, bakamugaburira, bakamuheka, bakamumesera, umwana akirirwa aho ngaho, ukaza kuza nimugoroba. Nongere nibutse abantu bavuga ngo babuze akazi. Jyewe numva nta muntu ukwiye kuvuga ngo yabuze akazi. Noneho byongeyeho n'umudamu ufite mu bwenge bwe akora neza, buriya mu rugo iwacu, tuvuge niba ahangaha wenda ari mu rugo rwanjye, aho kugira ngo njye nirwa ndira ngo nabuze akazi, uyu muturanyi wanjye aramutse afite ikibazo cyo kuba yabuze aho asiga umwana, nakamubwiye nti twumvikana amafaranga, umwana ujye umusiga hano njyewe mwiteho kugeza igihe uri buzire. Ako ni akazi abashomeri nyine bibiye ibanga, ushaka akazi muri ubwo buryo. Aha rero twavuga ngo ababyeyi twebwe turifata twumva yuko kuzana abakozi mu rugo ari kwa gukemura ibibazo, ariko ntabwo ari ugukemura ibibazo, ahubwo ni ukubyitera. Aba bakozi tuzana mumaranye amezi 2, uba wamaze kumenya niba ari umuntu ufite ubumuntu, uba wamaze kumenya niba ari uwatumwe waje mu rugo rwawe, uba wamaze kumenya niba ari intakoreka yarananiye iwabo,
buriya nongere mvuge ngo aba bana bajya gusaba akazi ko mu rugo, umwana w'imyaka 19 20, umuntu uri hagati y'imyaka 17 n'imyaka 20 wenda n'itatu, uyu muntu aba yarananiranye rimwe na rimwe. Hariho amashuri ya make, leta yacu ni nziza yashyizeho amashuri, bivuga ngo nta muntu ushobora kubura ibihumbi 15 byo kujya mu ishuri ngo arangije primaire ngo araretse ngo ngiye mu kazi ko mu rugo. Kariya ntabwo ari akazi, kuko tubona yuko aha nubwo turimo tuvuga ibibi by'abakozi, turavuga n'ibibi by'abakoresha rimwe na rimwe. Afata umwana akamugira nk'aho se ari itorosho akandagiraho. Turareba abana benshi b'abakobwa bajya gusaba akazi ko mu rugo bagakurayo inda z'indaro bazikuye kwa basebuja. Izi ni ingaruka ziva mu kujya gukora ako kazi ko mu rugo. Aha rero njye navuga ngo aba bakozi turambagiza tukabazana, rimwe na rimwe n'abana baba basa nk'aho bananiranye, kuko umwana utarananiranye yakagombye kuba ari mu ishuri. Nta bushobozi buke bukibaho kuko amafaranga basigaye bariha muri aya mashuri, ni ukuvuga ngo umwana ashobora no kujya guca inshuro. Nabivuga bibaho, hari abana benshi mu byaro bitandukanye aba azi kujyana na se cyangwa na nyina guca inshuro bagiye guhingira umuntu, aba azi kujya, ari uturimo twinshi abana bajya bakora bagakuraho amafaranga, ku buryo ririya shuri ashobora kubyiga weekend akajya mu bindi biraka, kandi ririya shuri akaryirihira niba iwabo bafite imyumvire ikiri hasi badakeneye kumurihira iryo shuri. Rero aba bana bajya gusaba akazi ko mu rugo, cyakora uwageze mu myaka 25 kuzamura, kuko iyo myaka umwana aba yararangije kwiga segonderi, ashobora kujya kugasaba byambuza uko ngira. Ariko uyu mwana abaye yaranyuze mu ishuri, ni wa mwana uba ufite disipurine, ni wa mwana uba ubwira kumva, ni wa mwana uba uzi icyo ashaka. Uyu mwana wamukoresha, wamuha akazi akagakora. Uzaza mu rugo na bya bindi twabonye banduriramo, bya bindi bakura inda z'indaro, kuko aba yaragiye mu ishuri, aba afite mu mutwe haba hajijutse, uwabasha kugira ngo amugushe muri icyo cyaha, uyu mwana aba azi kwikontorora. Aba rero barivuyemo imyaka 17 ngo aje gusaba akazi ko mu rugo, baragorana cyane, baragorana. Aha rero mbwira abamama, uyu mukozi aho kugira ngo umuzane, fata amafaranga agera mu bihumbi 60 cyangwa 70, ubihembe umuntu uri buze akagukorera akazi akitahira. Nitujya kurambagiza babandi bari buze kudukorera akazi, nabibabwiye, urareba umugore ufite indangagaciro y'umuryango, umugore wubatse urugo rwe uruturijemo, nuza n'abandi w'ingurutsi, babandi b'ibirara, babandi mbese b'intakoreka nabo ubona bananiye abagabo babo, n'ubundi uzamuzana n'ubundi akura rurira umugabo. Nacyo ni ikindi kibazo. Ariko ahangaha nari ndimo mvuga uburyo bwose bushoboka, ni uko umuntu ukwiye kuza mu rugo iwawe ugomba kuba wabanje kumwitaho, kumurambagiza, uba wabanje. Aka kantu ninkababwira nimwumve yuko wenda ndimo kubimba cyangwa kubabeshya, njyewe byigeze byambaho, nkabona abakozi sinzi ukuntu bimeze, nkabona ntabwo barimo bashoboka, kandi nareba nkabona nta n'icyo mba ntabakoreye. Mfata gahunda yo kuvuga ngo abana banjye mbajyana kwiga ahantu babayo, ndangije ndavuga noneho nta mukozi uzangarukira mu rugo. Natanze akazi ku muntu uzajya uza agakora akazi, nabwo akankorera iminsi 3 mu cyumweru, guteka naritekeraga, ariko ibijyanye n'amasuku n'utundi tuntu umuntu akenera atunkorere nkamuha iminsi 3 mu cyumweru. Ibyo bintu byankoreye umuti ku buryo nabonye nta n'ikibazo kibijemo. Ibyo urabikora uko abana bawe bagenda bakura, hari hahandi noneho ugenda ubagabanya twa turimo two mu rugo, umwana umwe akaba azi yuko igihe kimwe niba inzu idakorobye akaba abizi yuko nta kwicara ahantu hasa nabi. Abana bacu nabo tugomba kubatoza gukora bakiri bato. Ibi bintu tuzana abakozi ukajya umubwira ngo ibintu byose ntabwo nshaka umwana wanjye mu kazi, buriya tuba turimo no kwica abana. Abana bacu bakeneye kurerwa, bagahabwa ibintu byose bikenewe umwana abonera mu muryango. Twebwe nk'ababyeyi inshingano zacu ni ukubitaho no kubakemurira ibibazo byose.
ariko umwana nyuma yo kumuhereza ibyo akeneye byose hajyaho no kumwigisha imirimo ab'umuhungu ab'umukobwa. Iyo rero wamenyereye ngo abakozi bazajya baza babikore barabikora pe, ariko umwana wawe asigara ari ikigoryi mu mutwe, asigara ari wa mukobwa. Turababona abangaba barimo kujya gushaka, umukobwa yagerayo kuko iwabo atigeze akoropa, atigeze yoza isahani, atigeze yegera igikoni ngo ateke, akagera mu rugo ugasanga arashaka kwirirwa aryamye mu ntebe ngo akeneye yuko umugabo azana umukozi uzajya ateka koza ibyombo, kandi nawe yicaye aho ngaho wenda nta n'akazi yabona. Badamu rero munyumve, izi ngo ziragorana cyane. Rero dutoze abana bacu gukora imirimo, umukozi uramuzana mu gihe bakiri batoya, ariko buryo iyo bamaze gukura urayibagabanya, umwe ujye ukoropa, ujye woza ibyombo, uteke, ugire gutya. Njyewe abanjye niko mbigenza. Bivuga ngo rero ahangaha twari turi mu isomo ryo kwirinda stress duterwa n'abakozi, kuko ni ikibazo kiri ahantu henshi. Jyewe kugira ngo uze umbere mu rugo, uriya umukozi uri mu rugo aguteza n'abantu. Umuntu wese ukeneye kukugirira nabi, umuntu ukeneye kwinjirira urugo rwawe, umuntu ukeneye kumenya uko murya n'uko muryama n'uko mwabyutse n'uko mwaraye, mbese amakuru yose yatuma umukozi. Muri make tubatunze ari abataramakuru, ntabwo ari bose ariko abenshi. Njyewe nta muntu ndabona ngo ambwire ati njyewe mfite umukozi ariko 100% ibintu byanjye bigenda neza, oya. Usanga ari ibibazo. Mu rwego rwo kwirinda ibi bibazo rero, reka twihere akazi abantu bo hanze, azi ikintu arimo akora, azi ikintu arimo ashaka, amafaranga tuyabashoreho, ariko badukorera ibintu byacu uko tubyifuza. Nihanangiriza abantu batarashaka. Jyewe uwo nkunda, umuntu nkurikiye kuri iyi channel, umbabarire wa mukobwa, ntuzikurikize umukozi wo mu rugo, ntuzikurikize umuntu uwo ari we wese ujya kukubera mu rugo. Ukiri umugeni uzabyimenyere, ukore utwo ushoboye, utwo udashoboye uzakore kuri telefone, ukoresha amayinite yawe, uhamagare bakoherereza ubikora. Ubu njyewe ntababeshye, ibindi mo nkubwira, maze igihe kinini cyane nta mukozi umbera mu rugo, kandi mu rugo rwanjye nta kintu na kimwe kijya gipfa. Mba narashatse umuntu unkorera isuku, ku buryo mu gitondo njyewe mbyuka njya ku kazi kanjye, mba mfite umuntu uri buze agakora amasuku hanze gusa, ntanyinjirira mu nzu. Kora amasuku hanze mu barira yawe, ugendere. Ubwo uramenya ibyo hanze, ibyo mu nzu imbere byo ntabyo uri bumenye. Niba nsize amasafuriya atogeje ntabyo uzi, niba twaraye tudatetse ibyo ntabyo uzi, uramenya ibyo hanze. Kora amasuku yo hanze, umuntu wese uri bwinjire iwanjye arabona hasa neza. Ibyo mu nzu rero ndabyimenyera njyewe n'abana banjye, ngiye no ku ishuri ngenda byimenyera. Mvuge ni njyewe ndakoropa inzu yanjye, nshobora kuyikoropa ku wa mbere nkazongera ku wa gatatu, aho uba yayanduje. Iby'imyenda, hari ukuntu ubona imyenda yaguriye yabaye myinshi bitewe n'uburyo mwayambayemo. Zana umuntu umukubita amafaranga y'uwo munsi ayimese aceho agende. Abaza kutubera mu rugo akirirwa kuzunguza mu bwonko, ubundi akakwambika agasozi ngo uri mubi, kubera ko hari utuntu twinshi yagiye agutaraho ntiyatubona, cyangwa se hari ibindi bintu akwifuza atarimo kukubona, cyangwa se n'urugo rwawe narwo ararushaka ariko yarubuze. Ibi bintu rero by'abakozi bagenda baduharabika, nibyo njyewe ngira ngo dukumire twebwe abadamu ingo zacu. Ubundi urugo ni umuryango, papa na mama n'abana. Wabaye mu rugo rwawe ukarubanamo n'abana bawe, ukarubanamo n'umugabo wawe, nibwo buzima bubaho buryoshye. Shimiye umuntu wese wari udukurikiye, shimiye n'ugiye kuza uyu munsi cyangwa se uzabona iki kiganiro ejo n'ejo bundi, ubona akunze inama mugiriye ankorere like, ame subscribe, ajye hariya muri comment anyandikire ambwira uko yabyumvise. Murakoze. La protection de mon cœur, linda umutima wawe.